Kaze neza kuri Brashari TV. Brashari Special Technicians. Sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Iyi bayita Toyota Yaris. Nabikubwiye kandi nzahora mbikubwira. Iyi ni Brashari TV. Iyi bayita Toyota RAV4 automatique 2.2. Imodoka y'umuturika. Imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Iyi modoka nakubwiye ngo ni RAV4 automatique 2.2. Imodoka y'umuturika, imodoka izahora mu ntekerezo zawe, ishaka amafaranga make cyane. Ntuze ko wacikwa, ubu namaze kukwinjiza mu kibuga bushyashya, ikibuga gicuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero? Ndagushimiye wowe ukurikiye Brashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nigena Emmanuel, uwo ni we nge. We bakwita ndukurikiye Brashari TV, ukaba uri kubona RAV4 automatique nouveau modèle 2.2 ku mafaranga make cyane, ku mafaranga miliyoni 6. urabasha kwegukana iyi RAV ubona gutya. Ni imodoka ikomeye cyane, urayibona uko uyibona yamaze kurengwaho n'ivumbi, kuko igenda hakomeye ikanyura hakomeye. Ni imodoka ibasha imisozi, ibibaya, ibishanga no mu ruzubanzi yarugendamo. Yambaye amapine mashyashya, ifite ikizu gishyashya, moteri nshyashya. Ntabwo iyi modoka yigize igwa na rimwe. Ni imodoka nzima, ifite controle assurance umwaka wose. Ni ukuvuga ngo ni ukuyigura ukajyamo ukigendera. Aho uraba utaha hose umaze kugura imodoka, aho uturuka hose umaze kugura imodoka, iyi modoka irahakugeza. Nakubwiye ngo ni RAV4 automatique 2.2 ku mafaranga miliyoni 6. No gukatura turakatura, no gukopa turagukopa, kuko wamaze kugera kuri Brashari TV. Waba uri buyigura uturutse mu burengerazuba, waba uri buyigura uturutse mu majyepfo, mu burasirazuba, mu majyaruguru, iyi modoka igomba kukugezayo. Hanyuma ukajyana imodoka nziza, ukajyana imodoka ibasha imisozi. Nakubwiye ngo ni miliyoni 6. No gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Kuri Brashari TV nta kintu ushobora kuhaburira. Iyi modoka nakubwiye ngo iracyari nshyashya, nyirayo yarashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane. Yararebye aravuga ati ukene ufite itungo rikakugoboka, reka nanjye iyi modoka nyitange. Si uko nyanze, utabusya bwita ubumera, kandi utaza karayifunga arazifu. Nzi neza yuko iyi modoka nanjye nayikundaga. Iyi modoka arakubwira ati nanjye iyi modoka narayitware, byibuze igihe nayitwaye cyose ntago yigize insereza. Ni imodoka yuzuye ndabigutuye. Iyi modoka nayigutuye, ntuze kuwacikwa, wamaze kugera kuri Brashari TV. Ariko ngo Brashari TV ndakabye. None se kankubwire, wowe uko uyibona gutyo, reba iriho akantu k'akavumbi, akavumbi. Ikizakubwira imodoka nziza rero, ni ukuvuga ngo ni imodoka igenda nyine, iragenda, ifite imbaraga zo gukora. Ni imodoka ushobora gupakiramo abantu ukajya mu bukwe. Irapakira iyi modoka nk'uko uyireba, irapakira. Ariko ubundi niba atari ukumvuna, ushaka iyihe modoka koko bro? Niba atari ukumvuna, ushaka iyihe modoka? Ko namaze kukwinjiza mu kibuga bushyashya, nkaba namaze kukuzana kuri Brashari TV. Nimero ushobora kuba watuboneraho ni 0788 49 724. Izo nimero ushobora kuba wazihamagaraho ushaka imodoka yo kugura, cyangwa ukaba ufite imodoka ugurisha. Wanazitwarikira kuri WhatsApp. Dukorera Kigali, Remera, Kigali Majerwa.
aho ariho hose. Ufite imodoka ugurisha, uherereye hehe? Ahantu uri hose turagusanga, tuza turebe iyo modoka, kandi biba ngombwa duhita tunayigurira byihuse cyane. Abari mu majyepfo mwese hejuru. Ndabizi ko mukurikira Brashari TV, ndabizi ko Brashari TV wikunda. Buri modoka neka ku isoko, ndabizi ko muzibonera ku gihe. Comment zanyu nanjye nzibonera ku gihe. Nzakora icyo nagombaga gukora, mwakoze icyo mwagombaga gukora. Mukora subscribe, mukora share, mukora like, comment, muri inshuti magara. Ariko nanjye ibyo nzabakorera nagahoma munwa. Nuza kugura imodoka kuri Brashari TV, uzabure ibintu nzakorera. Nzagufasha nk'uwifasha, nzaguha imodoka nziza y'agatangaza, imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Nzagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nawe wakoze icyo wagomba gukora. Ahangaha kuri Brashari TV ni iwawe, uhafata nko mu rugo, ntugire ikibazo. Igihe uzajya ufungura ukajya kuri Brashari TV, ujye wumva ko wamaze kwigira iwawe. Nuko ndagushimira wowe ntereka imodoka ku isoko ukazibonera ku gihe. Nuko uri inshuti magara. Nakubwira iyi ni lava fo automatique 2 ku mafaranga make cyane, 6 miliyoni urabasha kuba yegukana. Ariko nakomeje kubaza ngo niba atari ukumvuna ushaka yihe modoka, kandi twe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Brashari TV, bimwe bigukore ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Igihe uzaza kugura imodoka nk'ahubwo ntigura iyi modoka niyo mbona ikubereye, gura iyi modoka niyo mbona ibereye imisozi y'iwanyu, gura iyi modoka niyo mbona ibereye umuhanda wawe utahamo. Ntuze kuwamvuna. Icyo gihe ukicisha hirya hino ukiryagagura ngo urabona Brashari icyakubwira ngo rwose masenge ngo umugore wanjye ngo reka mbanze mbabwire ngo n'umuhungu wanjye ari ku ishuri, reka njye kumureba ngo mbanze mwereke iyi modoka niwe uzayitwara. Ariko gute ni gute bagushimira? Ahangaha nakubwiye ngo mpakubera. Iyo njye kuguha imodoka nyiguha nk'aho ari iyanjye, nyiguha nk'aho ari ngufasha kugura imodoka nk'aho ari njye wigurira. Nukuri ndagushimiye. Twabanye kuri Brashari TV, turi gutereka lava fo automatique 2 imodoka y'umuturika, imodoka y'agatangaza. Nimero ushobora kubatuboneraho ni 0788 497 423. Ushaka iyi modoka photocopy uko uyibona niko uzayisanga. Nukuri uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nk'ibisanzwe kuri mikoro wari kumwe na Brashari, nige na Emmanuel. Tuzasura ubutaha. See you.